Ibihe byiza kuri wowe kandi subscribe kuri IT Panda, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi ngiye kukwigisha uburyo ki weditinga ifoto, amenyo ukayagira umweru n'amaso ukayagira umweru. Mu gihe wafotoye ifoto ukabona wakeditinga, washyiramo kara, ukabona kara zafegitinze no ku menyo cyangwa se no ku maso, cyangwa hari n'ukuntu umuntu aba yifitiye amaso y'umuhondo cyangwa amenyo y'umuhondo, wamufotora ukamuhereza ifoto imeze gutyo, ntabwo aba ari byiza. Uba ugomba kuyeditinga ukayimuhereza isa neza nk'umuntu wakoze photoshoot cyangwa se amafoto yo muri y'ubukwe n'ibindi. Uba ugomba utwo tuntu kutwitaho. Niba ushaka kubimenya uko bikora rero, ino video irabigufashamo. Mbere uko dutangira, kanda subscribe kuri buto ya subscribe hasi, urayikinga ino video, umbwire ikindi kintu nakwigisha muri comment, tuzakirebe muri video zikurikiraho. Muri Photoshop tuzagenda tureberamo ibintu byinshi, ariko nzagenda mbarebera utuntu twibanza abantu benshi bambajije muri comment, utw'ingenzi dukenewe, ari two nza mbahereze ahangaha mu buryo bwihuta. Ifoto yawe rero ushobora kuba warayifotoye gutya ariko amenyo adasa neza, cyangwa se ukeditinga amenyo nabwo agapfa. Ni urugero, katujye muri camera raw filter, duse nk'abashyiramo na preset, urebe ukuntu amenyo ayitapfa. Kuvuga ngo uraza, ni urugero wenda ino foto ni ya wedding, hano mba afite ama preset mba naragiye narasetinze bitewe naho nyikoresha. Nk'iyo ari ifoto z'ubukwe, kubera haba harimo imiteguro myinshi, imitako myinshi, ino kara hari ukuntu iba yarabikozeho, amafoto yo muri shoot n'ibiki. Ni urugero wenda kanshyiramo ino preset ya wedding, urabona ukuntu ihita isa, kara zanjye urabona zikoze neza, zirakeye nta kibazo. Ariko umuhondo w'amenyo wise wafekta ku menyo aba agira ikibazo cyane. Ahangaha rero ntabwo bivuze ngo uhita ugenda ukuramo preset yawe, kara yawe uzikuremo kandi kara wazikunze. Nanone nujya kukweditinga hano ukagabanyamo imihondo, urabona ko bizafegitinga ifoto yose, kandi wowe icyo ushaka ari ugukora hano ku menyo. Nibyo tugiye kureba rero. Ngwino ujye ahangaha ku ma layers, nurangiza uhite ushyiramo, ujye hano aho bita kuri adjustment layer, creating adjustment layer, uze hano kuri hue. Nugera kuri hue urahita ucuzingamo kara iri ku affectinga irimo cyane nyine iyo ushaka gukuramo n'uyu muhondo. Urahita uza kuri iyi kara y'umuhondo uhita uyimaremo kugeza urabona ko hari ikintu kiri guhindukaho, biri ku affecting ifoto yacu yose, ariko turi burebe nyine uburyo kibiri wijya ku menyo gusa. Urahita uza saturation y'umuhondo uyimaremo. Urabona nitumaramo saturation y'umuhondo amenyo arasa nkaho yabaye umweru. Manuke gato ujya no kuri lightness, ube wayimanura cyangwa se uyongere bitewe n'ukuntu ushaka ko amenyo ari buze kubasa. Urabona ko abaye umweru dede. Noneho hari igihe ushobora kuwubona itari kara y'amenyo nk'uko uri kubibona neza nk'uko ubishaka, uhita wongera ukagaruka muri adjustment, ukajya noneho hano muri levels, ukaba wakapplyinga akantu k'agakara kugira ngo abe amenyo ya nyayo nka gutya, wenda nka gutya. Ahangaha tugiye kureba ku menyo gusa, ariko n'ishinya ushobora kuyikora kuri iri umutuku ukayigira black n'ibindi, ariko n'ubundi byose ni izi nzira. Iyo usoje ibyo ngibyo uhita uza ukabiselectinga, twumaze gukora ukaduselectinga twombi. Iyo umaze kuduselectinga uhita uza hano kuri group ugacreatinga group. Hano niho bacreatingira group. Ubwo iyo hakanze tuhita tujya muri group, ubwo twese tugiye muri group imwe. Icyo tugiye gukora ni ugukuraho ibi bya affectinze ifoto yacu yose. Urabona ko ifoto yacu yose yijimye, tugiye kubyapplyinga ku menyo gusa. Wowe icyo uhita ukora ni iki, uhita uza hano ukajya kuri aka kantu layer mask, bakita layer mask, ukahita uyikanda. Iyo uyikanzeho layer mask iza isa umweru hano, ariko urabona ko ku ifoto yacu n'ubundi biracyarimo. Iyi layer mask rero kugira ngo iveho uyapplyinga aho ushaka, uhita ukanda Ctrl+I kuri keyboard yawe. Urabona nyikanda Ctrl+I kuri keyboard yanjye, layer mask isiba black. Bivuze ngo iyi layer mask yacu irihishemo ahangaha, aho ndibuze kugenda
smoothinga nkoresheje brush tool niho hari umweru, niho ya layer mask bya bindi twakoze niho biri buhite bijya. Noneho iyo ugiye gukoresha iyi brush tool uraza ukabanza ukareba ko hano harimo kara y'umweru. Iyo hariho iyi kara y'umukara bivuze ngo nta kintu na kimwe cyajyamo, kuko n'ubundi layer mask yacu ni black. Uhita ushyira ahangaha umweru, ukahita ujya kuri brush tool yawe ukaza ugacuzingamo brush tool ugiye gukoresha. Hano aka ko hasi kabaye kagaragara gutya cyane, aho wasmoothinga byajya bigenda 100%, ubona byazajya bigaragara gatuse nk'ababikora urebe. Aho dusmoothinze urabona ukuntu byaba bimeze. Wowe icyo ukora rero uraza ukakagabanya ukakamaramo, hano wenda ukagezamo hagati bitewe na size ushaka, ariko size yose itegeko biterwa n'ukuntu wayizuminzemo ifoto yawe. Noneho icyo ugiye gukora ni iki rero, uhita uza ukaapurayinga kuba hahandi ushaka ko aba ariho haba umweru. Katuzuminga ifoto kugira tuyirebe neza, noneho tugire n'aka kantu k'akajisho twongere. Noneho tuze ku menyo, urabona amenyo harahita aba umweru, urabona amenyo harahinduka umweru dede, umweru. Dusubize ifoto inyuma, urabona ko ifoto yacu izigira amenyo y'umweru. No ku maso nuko urazuminga ukahareba neza, kano kajisho kakagabanya. Reka dushake ifoto iriho amaso agaragara neza. Yanga ntabwo ari kugaragara neza kubera ingoyi zayahishe, aho umuntu arasmoothinga hakajyaho iby'ingoyi, ariko urabona ko amenyo abaye umweru. Ubu ni uburyo bwa mbere. Hari ubundi buryo bwa kabiri rero bworoshye, reka tu deleting twari tumaze gukora. Ubundi buryo bwa kabiri bworoshye ni uburyo urabona urimo kweditinga amafoto y'ubukwe, urabona ko ari menshi, cyangwa se wakoze photoshoot, ni amafoto y'abantu benshi cyane. Ugiye kuri buri foto ukora bino dukoze byazajya bigutinza bikagufata igihe kinini. Hari ubundi buryo bwo gukoresha iki, hari ubundi buryo bwo gukoresha action hano zisetinze. Izi action nizo mba narashyizemo ahangaha muri Photoshop yanjye. Abari buze kuzikenera ndazibahereza kuri iyo namba ya WhatsApp, kimwe n'abari buze gukenera za preset naberetse kuri iyo namba ya WhatsApp. Muca makeya nkaziguhereza nawe ukajya gukora umwuga wawe ufite ibikoresho byose. Izi action rero tuzagenda tuzirebaho nk'izi za soft skin retouch, kwa kundi bari touching isura ikabinyerera, cyangwa se kwa smoothinga, kwa kundi ubona umuntu isura bayikozeho inyerera cyane. Ni muri izi action niho hakubiyemo n'ibi ngibi bya rero bya teeth whitening, eye and teeth whitening. Uhita wowe mu gihe ufite amafoto menshi uza ugakora kuri iyi action, ukajya ugenda ukora okay paka ugeze ku kanyuma. Urabona we nta kindi usetinga, biriya tumaze gukora nibyo ugenda ukora dore kaka group ngaka kahita kajyaho. Wowe icyo ukora iyo ufite amafoto menshi, icyo uhita ukora ushyira kuri brush, warangiza ugatangira ku brushing ifoto yawe ifoto yawe ukabura iyi brush, ukayivaho ukajya ku yindi nk'iyi ngiyi. Nabwo uhita uza kuri za action ukajya kuri ka kandi k'amenyo. Izi action zose tuzazirebaho. Wagera kuri kano k'amenyo ukagenda wemeza okay, warangiza ukaza ku menyo. Urabona ko amenyo ahita ahinduka umweru dede. Ukaza no ku maso naho ukaba wayagira umweru. Urabona ko ari umweru. Iyi action urabona isetingiye ku maso no ku menyo. Kugira amaso umweru iyo n'amenyo kuyagira umweru. Naka action uri buze kugakenera ugira ibiraka ukora amafoto menshi, ambwire ndakamuha rwose akangaka turi buvugane. Tujye ku yindi foto urebe. Iyi urayizuminga neza. Hano naringiye ku blushinga narashyiramo action, niyo mpamvu bibaye black. Uhita uza ugakanda kuri ya action ukagenda wemera zino setting zose. Ni inzira baba baraciyemo bayisetinga, urabona ko ari nyinshi. Wowe icyo uhita ukora no kuza ugahita applying aho gusa na brush tool
amenyo urabona ahise aba umweru dede. Ukazamuka no ku maso, amaso nayo urabona ijisho rihise riba iki, rihise riba umweru. Wenda no kuri iyi ngiyi ukaza ukaapurayingaho. Ubu icyo ugenda ukora ni ugukanda OK gusa. Ifoto yawe ukayibulashinga ukoresheje blush tool. Ifoto yawe ukaba waza ugashyiraho iyi action. Amenyo ukaba wayahindura umweru dede. Nizere ko ino video igufashije rero utazongera gutanga ifoto wakoze kara zikakwinjira zikafectinga amenyo y'umuntu uri kweditinga cyangwa amaso ye ukayimuhereza imeze gutyo. Uba urimo uribuza ibiraka, urimo uribuza akazi, kuko nta wundi muntu wazongera kuguhereza ikiraka ukora amafoto ameze gutyo. Amakara wakoze yamwiciye amenyo cyangwa amaso n'ibindi. Ndizera ko kajyanye no guhindura amenyo umweru nawe utakamenye, uri bugire ikibazo urambaza muri comment section. Uri bukeneye zino action na zira preset urambwira kuri WhatsApp, nguce amafaranga nkohereze action. Nawe Photoshop yawe ugenda uyisetinge neza nka Photoshop y'umuphotographer. Urabona kuntu ino Photoshop ibisetinzemo aya ma action yose mba mfite niko agenda akoreshwa ahangaha muri Photoshop. Ni urugero nk'iyi skin, soft skin no guhindura agahu koroshya, groom skin, sharpness kwa kundi ifoto ubone iri sharp, teeth white na ahangaha ni ku menyo gusa, ariko aka action ko hasi n'amenyo ni iki n'amaso, ariko hano ni ku menyo gusa. No gushyiramo ama texture kwa kundi ifoto ubone ifite utuntu tumeze nk'uduheri. Ini action ku bakunda ibintu byihuta bazayikoresha iyi action. Ku bakunda ibintu kuba babyikoreye, kuba babizi babyikoreye nabyo biroroshye. Ni ukuzamo ahangaha n'ubundi ukabikora kuno mukweretse, ugakuramo iyi kara irimo ibangamye ukayimaramo, kongera ugashyira no ku birevo, kongeramo agakara nikabe kenshi cyane, warangiza ukahita ubiselectinga byombi ukabigurupinga. Group ukahita uyihereza layer mask. Urabona nabyo nibigoye nuko bica mu nzira nyinshi. Layer mask ukahita uyigira black, Ctrl+I. Wamara kuyigira black ukazifata kuri blush tool, ukaza ukahita ublashinga ku menyo yawe. Amenyo akahita ahinduka iki, umweru. Ndakeka ino video igufashije, usharinge no ku nshuti zawe nazo zibashe kumenya bino bintu. Ni ibintu biba byoroshye, biri simple. Ubundi wewe wakanze subscribe kuri no YouTube channel, ndizera 100% kuzahakura ubumenyi bwinshi, kandi uzajya ugaruka muri comment unshimire. Nta kindi kiguzi mba musabye, kuza muri comment ukambwira ngo ibintu wanyigishije byaramfashije, ndimo ndakora akazi kanjye neza bitewe n'ubumenyi nakuye ahangaha. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mukomeze mukande subscribe, kandi mukomeze mu creating content, mukora amafoto meza, mugumye mukora ibintu byiza. Thank you so much. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.